ndamwirukanye ni yakiri mwavire mu ndamwirukanye wahita uhubuka gutyo wawe se nimba byaramucanze agira ngabe hoya ndamushakira aho kuba amvire mu rugo ye kusenyera rero umugore nasambana nawe wajye mujyanye umugabo wawe uyu ni umukwe wawe ndabirwa nawe njya gusubira mu nzu ndagutema ntabwo wongera gusubira mu nzu wose uratema ndukambara ubusa imbere y'umugabo hano turi ni muri Karabaye ngo niho kabereye uyu munsi kubera ndusha ubwenge akirwa yicare mu rugo njye naza narushye akafatirana akahita kubita kamoja hano byagenze gute nyine byagenze gute nese bara bose n'abagore bawe genda asema umva wakagabo so rya mere ndaje ngore kubera iki asema Sama. Amano tatuma mano mana bagwa man. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingi wana. Manzi na Innocent. Nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Sinongeye ko ikaze bakunze ba Manzi na Innocent TV. Uyu munsi nanone nanyarutse cyane ngera ahantu bita muri Karabaye. Bamaze kumbwira ko muri Karabaye hari imvururu ziri kuhabera cyangwa se hari ibibazo biri kuhabera, abantu bari kurwana ngo harimo abasambanye ngo sinzi, ntabwo nabisobanukiwe neza. Mise negura ibikoresho nanjye fata kamoto ndihuta cyane batereka nze mbikurikirane mbigeze ku bakunzi bacu. Nibwo nyihagera none ndacyari kumva akaruru bari gutongana, bamaze kuhandangira. Uwunzanye yanze kujya kuri kamera ariko ikiza nuko wenda yanongeye urutoki akaba yahanyeretse kandi nanjye namaze kubumva. Ndumva nari buvuge byinshi, igisigaye nuko uhagera bikurikirana nkamenya uko byifashe. Muri kumva abantu bavuga, muri kumva abantu batongana, sinzi nimba muri kumva kuko byagena kose amajwi ari kuza 5 kuri 5. Wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba ndetse n'uburengerazuba ndetse nawe uri mu mujyi wa Kigali, ukomeze ugire ibihe byiza. Giye kuhagera mu bikurikirane neza, ntabwo abyoroshye n'ahantu hejuru mu misozi cyane. Sinzi wenda nimba aza kubereka ku mashusho. Kigali yose turi kwireba za Rebero, za Nyamirambo, hakurya na za Gikondo, hose turi kuhareba cyane. Karero magere menye wagwani menye uko bimeze ubundi. Namwe icyo mbasabye nuko muza gutangira iyi nkuru ndetse tukanasozanya. Nkurikirana no kuri YouTube channel Souvenir TV Show, naho wibuke ukande subscribe. Yes, ubundi naho tuye tubana umunsi ku munsi. TikTok nitwa Souvenir Smart Boy, naho ujyeho ube wamfollowinga ibintu bikunze bibe byiza cyane. Namaze kuhagera, namaze kumva uko gahunda imeze, ndacyari kujyayo shaka gukurikirana nkamenya ese bapfuye iki, bari gupfa iki. Ndaza kugikurikirana. Cameraman ndagusaba uze kureba ukuntu bakuru, sinzi nimba uri kubabona njye wahantu ndi kubareba, ugerageze urebe ukuntu wabafata. Ndaza kubagwaho kabanza ntega amatwi. Byagenze gute? Ndi kubona harimo umumama, harimo ako bose nari abamama, harimo n'umugabo. Reka nze ndebe gahunda ni Koma mutongana. Jena gisikibazo. Murambe. Oya jena murambe. Ubangiza amahirwe n'umunyamakuru. Jena ndo umunyamakuru n'umuturage. Ndamurambe we pe. Umva njewe byagenze gute mama? Kumba none ari we mukuru muri bo.
arabifata none uyu mugabo wawe sinanamwemera mbabaye gifata buri kimwe cyose gifata cameraman buri kimwe cyose ugifata hano byagenze gute nyine byagenze gute nese bara bose n'abagore bawe bara bose n'abagore bawe genda abasema nk'ubu bisaso wabigenza utamana nk'ubu bisaso wabigenza ni gute ufate abagore bange bose ukaba oya reka ni mabuko wawe n'uwese mabuko kwazanye niko bimeze bite byagenze je ntago uyu muntu ukene urabona ngana nawe kubyo je nasambana nawe wajye ujyanye umugabo wawe uyu ni umukwe wawe ese uba hano niho mbambana n'umukobwa wanjye mu cyaro byaranyobenza kubana n'umukobwa uyu ni umukobwa Bahita dutandukana byagenze gute sisi uzi ikibazo nagize sinavuye hano ngiye gusenga njyana urufunguzo ndavuga ati bakamuhamagare mbabaze aho narubasigira warujyanye cyangwa ntabwo ndi gusobanukira urufunguzo nari narujyanye hanyuma baje kwinjira gute babikora mamagara sheri ndamubaza ati ese ufite urufunguzo arambwira ati ntago ndi mu rugo mama n'uyu abafite urwo ariko nawe abafite urwo noneho muhamagaye arambwira ngo ntago ndi mu rugo mama nawe muhamagaye nawe agasema muri mu rugo ko sheri yaragiye kuza ngo ntago mari ngiye mvuye gusenga amateraniro arangiye hita nza mu rugo inje sanga mama yicaranye urabona reba nuko yambaye mbwira mwabikoremo hano ngwino nkwereke inzu umusa wakubise umwana na nyina oroshira aho yari wose abonye akabanutse ko mwahumuye ako inzu yacu ni icyumba kimwe na saro mama arara muri saro njyewe na shetu karara mu cyumba njyewe mvuye gusenga inje mbasanga bari mu cyumba mbwira baba bicaye mu cyumba bakora iki mama wese ko yagiye mama ngwino ubu ndahita mwohereza mu cyaro nabwiye ngo ujye ujyanye umugabo wawe cyaro ujyanye umugabo wawe wumva ryamana uretse dutwara ibintu neza dusobanukirwa niba yakubaje ngo uri mu rugo ukaba kudahari waje kwisanga mu cyumba gute uri kumwe n'umukwe wawe je sinarimara ariko nahisenze ndabona ukiri muto byakubera da mbabarira wese n'ibyakubera atigara baje kwisa umwana na nyina ariko nayo nta mikino nibwo mwambaye nona hano kucyame n'agasenge ngaho nawe ndebera kandi none ndikumva harimo akantu niko ntabwo mwari mutaranakara ariko umva njye mbaguyeho none wabikoze ni wabikoze bari kumbeshyera bari kukubeshyera ufite itsene nk'umuntu wabikoze ntago mbese ubwo ni kuri kubibona kungare sadare wiyogiye kuyifunga ubu siri kubana mama tasenga byagenze gute ko umukobwa wawe agushinze yuko wamuciye inyuma niba yumva bimubabaje ajya agenda amujyanye ntabwo uwo mwanya wabo mufite ubwo nukwabwira umukobwa wawe amaraso yawe nese nkora iki nese ubwo waje kumusenyera ntabwo namusenyeye arega n'abagabo barabuze ubwo se mbeshyera nuko mvuye koga uvuye koga n'umugabo cyangwa n'umukwe wawe mujyana mu cyumba aragusiga oya nuko ngiye gufata aya mavuta ko ariho yarabitse niho yarabitse murakinga muvunamo n'urufunguzo oya arabeshya batagira umuntu binjirana oya arabeshya nuko nta arabeshya nuko asanze hegetseho nk'uriya urugi mfata amavuta ariko ntabwo dore nakuye kamera ngo nanjye ubwanjye nje sanga kubabeshyera hoya kandi nge mamarara muri saro none yagiye mu cyumba cyanjye gute kandi sanze bicaye ku gitanda asemana ubona no gutinya abaturanyi mane baba bahuruye mane asemana nyine ubwo ese ubwo nkubise icyo kintu umeneye kamera ufite miliyoni 7 zo kugura iyo kamera ubwo ufite miliyoni 7 zo kugura iyo kamera mane mwagiye mureka gusambana se ako kantu gakorera mu iki ukabura n'akabakurambere sha ako nko ukamenera ibikoresho ndakubwiza ukuri ko wabyishyura bafate ibyo barimo umugabo nawe ndamwirukanye ajyanye ubusanzwe ukora iki njyewe ubusanzwe kurwana mani umeneye kamera byaba man asemana wasiri mu kimana washime nese wasaze mwaviriye mu rugo nababwiye gute nese si wowe wasambanye
kuki wasambanye ntabyo nakoze nkomumvira konde ufite umugore mwiza ugeze kuri nyirabukwe ndabiruka nawe wongera gusubira mu nzu ndagutema ntabwo wongera gusubira mu nzu wose uratema njyewe ntabwo wakubita umuntu waje kudukirana yewe mureke njye numva ikibazo cyanyu mbafashe waretse kwisenyera ko ari amafuta yo kwisigana n'igihe waretse kwisenyera gute wagenda ukambara ubusa imbere y'umugabo hano turi ni muri Karabaye ngo niho kabereye uyu munsi urasambana ugaca inyuma ese undi umugore wawe ubone umva reka nkubwire navuga ati nta kuvuga mfite ubusanzwe ukora iki ntacyo mbwiye n'amazi ese uramugura muburanye iki n'uwanjye muri none se nyoko wagiye nyoko nawe ni papa ibyo ntabwo bibareba umvire mu rugo bera Nyakabanda ako muba musebye iwanyu ndamwirukanye ntiyakiriye mwamvire mu rugo ndamwirukanye wahita uhubuka gutyo wawe se nimba byaramucanze wagira ngo abe hoya ndamushakira aho kuba amvire mu rugo ye kusenyera rero nakubwiye ngo nta mugabo wanaryamanye ntabwo mwaryamanye basi nimba wanabikoze wabyemeye ukamusaba imbabazi ko nta muntu udacikwa wambabariye wa mugabo ariko rero reka mubwire mama nawe yakubyakiri muto ko nawe gifite itoto yego ndabyemera ariko se mama senyere koko n'ubundi ndatwite kuko afite n'umwana w'icuki mfite abana babiri bivuze ngo yagiye ku ruhande nyine kuko wasanga utajya umuhakaye uko bikwiye nyine hari ukuntu twarindika kugwa musa mwamugeze ku kakangahe ibyo ntabwo bikureba wamvire mu rugo ibyo ntabwo bikureba mbabarira ariko mama mwamugeze ku kakangahe nakubwiye ko ibyo bintu ntabyo nakoze wa munyamakuru we n'uyu mukobwa n'abantu batubwire bantu muri kutukurikirana mwebwe muri kutureba mumbwire uyu mumama murabona yabikoze cyane yabikoze kuko urabona ko ufite n'isoni nta soni mfite kuko ntabyo nakoze waruvuye koga hari icyo utabona niko mbwira njyewe nizanye kubera ko abantu ntambutse hano numva abantu bari gusakuza uvuye kubahamagara nakubwiye urabona udasenye umukobwa wawe nuko ari kwibeshya ntabwo ibyo bintu nabikoze reka kwisenyera urugo niba ari njye udashaka ahubwo nigende umugabo wawe yagiye umugabo wanjye yarapfuye ntawe uhari niyo mpamvu uvuze ati nanjye reka nifatire ku mugabo w'umukobwa wanjye ndebe uko ndabatema wamvire mu rugo ntabwo ushaka gusubiramo ndetse hano reba ndi ku mbuga yewe reba hano nibereye kabara buri kimwe cyose ugifate bakunze bamanza na Innocent rero ibintu niba byoroshye none se umbase ase wowe nimba uvuye gusenga nkaba mbona ufite amahana ngano uko ako n'umugore ako nawe kandi namenya amakuru ko umugore wawe niwe ukora si ukwishakira igisasi ibi ngibi umugore ngo umugore wawe niwe ukora akwiye kamera hanga n'akazi ugira ariko akwiye kamera hanga uretse ari kutazarwana sha tazarwana nagusubira mu nzu kumbi washatse umugabo aza muba mu nzu yawe iyi nzu ni iyanjye nutanye kuyikuramo n'amabi urumva agasuzuguro k'abagore bishyigiye urumva abagore bishyigiye mufite abana hangaye wowe dufitanye abana babiri n'uyu se cyangwa uyu mubariye oya ni abana babiri n'uyu nguyu wa gatatu kandi namenya amakuru ko ari wowe ukora hano wenyine umugabo ukora ni njye wishyura inzu we aba ari aho ngaho yibereye mu byiwe akaza akora nako kuguca inyuma ngavuye gusenga nako kuca inyuma gusa kandi njye mba nagiye guhaha indi minsi yose urabeshya amafoto arese amafoto do banze yarakobeshe nk'uyu uvuye kwisengera akose man tankubita hasi bikabinambara ndi gute mama wawe yaba yambaye muri dushera umva dushe yanyu ni ye dushe yagiyemo umuntu ibigaragara kamerama ngwino ndebere akahe hese kamerama ngwino ndebere ahantu hagezemo amazi ahantu hagezemo amazi mwebwe muri kutura mutubwira iyi dushe yagezemo amazi igisasu gute kandi ari umunyamakosa nese mama iradushe n'amazi gizageramo n'amazi gizageramo niba nta n'amazi yagezemo ariko ubu se asanze ndi kwisiga ubwo se amazi niyakamyemo ubu se wambwira ngo sima amazi yatembeye ari ahantu kamerama mbonye ari ahantu harimo amazi ara n'amazi kumbesha ibi bintu namye mbikeka uvuye kubahamagara none jewe nari mvuye kwisengera nje sanga ibyanyu byo bimeze ese umwe mumaranye igihe kingana gute tumaranye imyaka 7
umwana mukuru ubwo afite igihe ki? umwana mukuru afite imyaka 5. Imyaka 5. Umuntu anabyara cyane ubu ugiye kubyara wa gatatu mu myaka 7 ugiye kugiramo abana 3. Ni ukubera ndusha ubwenge akirwa yicare mu rugo njye naza narushye akafatirana akahita kubita kamoja reko shakwa nawe utoroshye kuri gahunda. turi abantu twese nawe byakubaho nawe byakubaho sibyo byamba nawe byakubaho hanyuma byabayeho uye ntago byabayeho kandi uvuze ntago byabayeho mw'abantu mutubwira aba bantu murabona babikoze cyangwa wapi akomureka kurwana none ariko none mureke kurwana tumujinya buretse hari icyo atakwemereye umva hari ikintu atakwemereye wabonye ko aje no kumuriza hari icyo atakwemereye ufata icyo utahe umva hari icyo atakwemereye aho se wavire mu mwambasi komanda urabona wakoze amakosa bro n'amakosa wakoze amakosa wakoze aya buretse aya nago nawe oya mama urumva urababaye yego ariko none nango mama wamwirukana n'abagore bikije ndamukodeshereza usanzwe ukora iki njyewe ubona amafaranga wishyurira mama wawe nayo kumuti njyewe curuza imbuto mu mujyi kandi bigira amafaranga abanyabakiriya iyo abanyamakiriya bigira amafaranga ese mama wawe yirirwa hano mama wanjye kwa kuyabaga mu cyaro ubuzima bwo guhinga bwaramunaniye navuze ati beka muzane hano mama mwe kuganira n'abana ni wowe baguri kumwe n'abana iyo nagiye mu kazi nusigarana abana nese ko namenye ko nyine nta mugabo afite urumva wadakenera kuri gahunda urabona aracyari muri afite umukwe we koko niba niba wari uri hafi oya rero mama wakoresheje inzira ya bugufi oya yewe nta byabaye ni ukubikeka ariko nta byabayeho nta byabayeho ariko ni nawe koko nizeraga koko ariko nari kujya gukaraba nari kujya koga nambaye imyenda muri dushe biragaragara ko nta muntu ugiyemo niba nta mazi ariyo ugiye mu nzu se basi nawe ugiye muri dushe usanze ni kwisiga ubwo se amazi ntiyajya umusa umva umugore we umusa ndamuzasengera ari umubyeyi n'umukobwa se umushije umeze neza umva se njye nakubwiye ati ntabyo nakoze n'umugore barabeshye none se mwambaye gutya wowe muvuye hehe mama ukuntu areba rwose biragaragara ko yabikoze oya reba nawe banzura nawe ukuntu umeze umva se rata umva se byo urabona imyambarire muri pantaro ufunga na restaurant tara ngufungire urananiye umugore bazi se mama urananiye mwana imyaka umva se byo ngiye mpamvu nambaye umenya urugo none utajya no kumuca inyuma impamvu nambaye ngo nari mvuye hanze gukora agasiporo urabona turi abantu agasiporo urira mu cyumba oya arimo arabeshya ni igisasu nashatse sima bwo kubwira no mu mama yitonda hitonde foto gusa uramuzi wowe cyane wajya gufoto imyaka tumaranye nigeze no kubiteka ko yuko yanciye inyuma wabibwiye n'iki nanjye wikeka gute wagusanze mu nzi we ndahitiwe kuko niwe umva se nkuko yanyetse naye nikura muketse kandi njyewe nakora ndetse wowe wahasanze umugabo wasanze umugabo agasore kibiro bingaye se sha ibiro ngo umusara avuga se ninde arabeshya ni musaza wanjye kwa mama wacu wari wadusuye yaramuzi we no kugira ngo arebe yuko yidefadare ari kumbeshya mwambabari mama urusubiye ubundi mu cyari wanyu ni iwacu ni Nyamagabe baba we uragera yute igikongo muri amashyamba n'ibyayi nagenda ajya za Kigeme na za Kaduha niho muturuka none yigendera bisuhuza n'abantu bari kuturaba bari mu karere ka Nyamagabe urabyemera nigendere gusa ndajya he icyaki ubusamanye kirakurikirana buriya bariyo gato ntabagiye mbabarira umuretse murajyana kuko umushaka umva mubwire reka umva mubwire reka nge narakaye ese basi umugore uramukunda cyane rwose ni nerekana amafusko namuciye inyuma nerekana amafusko namuciye inyuma arimo arabeshya uko muciye inyuma kuri nyina nerekana amafusko namuciye inyuma arongora umwana njyewe ibintu bajyaga babivuga nzi ko bitabaho aho umujama arongora umwana na nyina ubu se hari icyo utabona koko ndetse ubu ari umwana ari na nyina urumva wa nyawe ari uwo kuri gahunda n'indi wawe usanzwe nawe ntabyo nakoze niba mushaka n'amakuru ndaba ntabyo nakoze umugore wawe arakunyura se ntabyo nakoze yenda kubaza nimba kunyura ibibazo byinshi wamenya amakuru umva wakagabo so ryo wamerere ndaje ngore kubera iki se asamana ase samana
gutuma abana bagwa mani. Nagiye mani, nagiye ntago magaruka nari. Ntago magaruka mani. Abana mwana twigendere. Muna twigendere na. Muna twigendere kamerama. Yari kinyishe. Yari kinyishe. Yabibera muri Karabaye. Umva nzajya nyafata ariko nari nkubisa agahanga hasi. Bakunze bamanze na sante ntago habyoroshye. Umusaza yasubiye ariko ntabwo natswera ari ahantu kabarama kadasubare zamani. Tatumena n'ibikoresho. Mwakoze kudukurikira mwebwe uza kuma ibitekerezo byanyu tubonana mu biganiro bitaha. Bye bye bari banyishari.